turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abakurikiye Glory House TV, abakunzi bacu, twongeye kubashimira uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kongera guhura kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, kandi tubifurije gusoza umwaka neza ndetse na Noheli nziza. Tubifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ritubwira ko muri Kristo Yesu dufite ubutsinzi muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu twaratsinze, twaranesheje. Iyo tuvuga ko muri Kristo twatsinze, twanesheje, ni iki twanesheje? Nuko mu bihe bitandukanye by'ijambo ry'Imana uko ritugaragariza, tugenda tubona uburyo umuntu yagiye atandukana n'Imana kubera icyaha ndetse no gukora ibyo yishakiye. Ibyo mu minsi yashize twavugaga by'uko tutarabacu ngo twigenge, dufite umugenga, dufite umuremyi, dufite umucunguzi. Rero mu bihe byo mu isezerano rya kera bigaragara yuko umuntu yabayeho muri ubwo buzima butuma ashobora kwigenga, bigatuma muri uko kwigenga bigatuma ashobora gukora ibyo yishakiye. Urabizi neza niyo dusomye mu itangiriro, igihe Adamu na Eva Imana yari bashyize mu ngobyi ya Edeni kugira ngo bayikorere, bahamererwe neza, ibahaye uburenganzira ku bintu byose ngo bitegeke, babiyobore, ariko baza kwisanga bakoze iby'Imana yababujije gukora. Rero ni muri ubwo buryo n'ubusanzwe igihe cyose umuntu abayeho mu buzima bukora iby'Imana yamubujije gukora, cyangwa se ibidatunganye mu maso y'Imana, bigenda bigaragaza icyaha cyangwa se kutumvira k'umuntu ku buzima bwe. Ariko Imana kuva icyo gihe cya Adamu na Eva, Imana yasanze bigoye umuntu ko ashobora gutsinda uyu mwanzi mu buryo bwe, mu mikorere ye, mu myumvire ye, mu mitekerereze ye, no mu kumvira kuvuye mu marangamutima ye, kuvuye muri we. Imana ibona yuko bitoroheye umuntu, nibwo yatangaga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kubera yuko impamvu tuvuga kutarimbuka kugira ngo umuntu abone ubugingo buhoraho, ni uko mu gukora ibyaha bizana umujinya w'Imana. Ariko iyo turi muri Kristo Yesu, ibyo turimo gushaka kuvuga bigendanye n'ubutsinzi dufite muri Kristo. Iyo Kristo kuva aje akadupfira, akabambwa ku musaraba i Golgota, agapfa akazuka, hari ubutsinzi twakiriye bukomoka muri we, mu kunesha kwe, mu gutsinda kwe, bigatuma tuba abatsinzi kubera yuko yadutsindishirije Kristo umwana w'Imana. Rero ni ayo magambo dushaka kuganiraho agendanye n'ubutsinzi dufite muri Kristo. Uyu munsi birashoboka ko waba udukurikiye warakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ni byiza, biri buze kugutuma urushaho kugira ibyiringiro muri we, no kurushaho kumwizera, no kurushaho kugendana nawe neza. Kandi waba nawe udukurikiye utarakizwa, utaramwakira nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, biraza kugufasha kuba watuma wumva nawe umenya icyo wakora kugira ngo ushobore kubona ugutsindishiriza, ushobore kubona ukurwanirira. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Reka tujye mu byanditswe dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, dusome mu bice byawo 15 ku murongo wa 57. Aravuga ngo, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Kenshi dukunda kuba tuvuga mu buryo bw'icyaha. Abantu benshi nabyo bakunze kuba batekereza cyane yuko Kristo yaje kuducungura mu bubata bw'icyaha. Ni byiza, nibyo, ariko Kristo ntabwo ari ibyo byonyine yaje gukora. Ahubwo Kristo yaje gutuma twongera gusubirana
ubutware mu itangiriro bavuga yuko Imana imaze kurema umuntu imuhaye inshingano ikavuga umuntu atware ibiri mu isi byose, ibyo mu nyanja n'ibyo ku isi byose bibe bigengwa nawe, bibe bikontororwa nawe, aba ari we ubitegeka. Ubwo burenganzira cyangwa se ubwo bushobozi umuntu yabwambuwe igihe yamaze gukora icyaha. Nuvuga ko igihe umuntu yakoze icyaha yatakaje ubutsinzi bubonerwa mu Mana kandi buri hejuru ya buri kintu cyose. Nuvuga ko niba uhawe uburenganzira bwo gutegeka iby'isi, ibiri mu isi, iyo umuntu atagifite ubutware bwo kubitegeka, biba bishobora kumuviramo kuba akennye, gukuramo ubukene, kubera yuko ibyo wahawe mu isi gukontorora no gutegeka no kuyobora ntabwo ubifiteho uburenganzira, ntabwo ubifiteho ububasha. Rero bigiye bitandukanye, bitera ingaruka nyinshi zitandukanye mu buzima bwacu. Niyo mpamvu Kristo uyu yaje kugira ngo yongere kudusubiza ubwo butware, yongere kuduhesha ubwo bushobozi, twongeye gusubirana ubwo butsinzi. Ni nayo mpamvu igihe yaramaze kuzuka, iyo dusomye ubutumwa bwiza muri Matayo, yavugaga uyu munsi nahawe ubutware, nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Ibice byaho 28 ku murongo wa 19 abwira abigishwa, uyu munsi nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Yarangije arabakomandinga aravuga, mugende mu mahanga yose mubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga iki? Nuvuga ko ibyo abantu bagomba kuba bajya kubwiriza hanze mu butumwa bwiza bishingiye muri uko kongera gusanwa, muri uko kongera gusubirana ububasha, muri uko kongera gusubirana ubushobozi. Icyo gihe yazutse akongera kudusubiza muri ubwo butware, akongera kudusubiza muri ubwo bushobozi. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu hano Paulo abwira Abakorinto akavuga, Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Kunesha kwacu gushingiye kuri Kristo, gutsinda kwacu gushingiye muri Kristo, no kubabarirwa kwacu bishingiye muri Kristo. Ubwo butsinzi tububona kubera yuko twakiriye Kristo umwana w'Imana. Niyo mpamvu twongera gusubirana ubwo butware n'ubwo bushobozi, kubera yuko Kristo yabwambuye umwanzi Satani wari wabwihaye hano mu isi, bitewe n'ugihe umuntu yacumuye, bikaba bimeze nk'aho akoze transferi kuri Satani bwa bushobozi, bwa butware yari ahawe mu isi. Kubera icyaha gituma atakaza ubwo butware, atakaza ubwo bushobozi. Ariko Kristo aje yemeye kuba icyaha ku bwacu, nk'uko mu rwandiko rw'Abakorinto hano bavugamo yuko Yesu Kristo yemeye kuba icyaha ku bwacu, yemeye gukorwa n'isoni ku bwacu, yemeye gusuzuguruka ku bwacu. Icyo gihe umuntu ahita yongera gusubirana bwa butware, bwa bushobozi yari afite na mbere hose. Rero ni byiza yuko iyo tuvuga ubu buryo tubwira abantu gukizwa, kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, ntabwo ari ukugira ngo dutunge abantu benshi mu itorero, ntabwo ari ukugira ngo tubone abantu benshi badukurikira. Oya, ahubwo ni ukugira ngo tugusetinga ahantu, tugushyira ahantu ushobora kongera gusubirana ubushobozi bwo kwakira ibyo wari waranyazwe, bwo kongera kwakira ibyo wari warateshejwe n'umwanzi, ibyo wari warambuwe n'umwanzi, ukongera kubisubirana, kubera yuko Kristo yaraje kugira ngo dusubirane ubwo butware, dusubirane ubwo bushobozi. Haleluya. Rero ni byiza yuko ntabwo washobora kunesha, ntabwo washobora gutsinda utari muri Kristo Yesu, ntabwo bishoboka. Rimwe na rimwe usanga abantu bamwe bakavuga, ubuse abantu badakirijwe batamuzi ko nabo bafite ibyo batunze, bafite ibyo bagezeho, bafite uko babayeho. Ariko ntabwo ari ikibazo cy'ibyo dutunze, ntabwo ari ikibazo cy'ibyo dukora hano mu isi, nubwo nabyo ari byiza. Ariko ikintu gikomeye, uyu Yesu Kristo ububasha muri ubushobozi aduhesha nubwo kongera gusubirana urufatiro Imana yaremanye umuntu, urufatiro rw'ubusabane n'Imana, urufatiro rwo kuvugana n'Imana, rwo kuganira n'Imana, rwo kuba umuntu ari kumwe n'Imana. Ni nayo mpamvu no muri ibi bihe twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo kuri Noheli, Bibiliya ivuga yuko mu butumwa bwiza bwa Matayo, Imana ivugana
n'ubwoko bwayo, ikavuga umukobwa cyangwa se umwari azasama inda, kandi iyo nda izavukamo umwana, uwo mwana azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Nuvuga ko Imana iyo iri kumwe natwe iradushoboza, Imana iri kumwe natwe iradutsindishiriza, ituma dushobora bya bindi byatunaniye. Rero ni nabwo buryo kandi Yesu Kristo uyu nguyu uko tumwakiriye nuko aje mu buzima bwacu, biduhesha atari ubwo busabane gusa, ahubwo biduhesha no kuzabona ubugingo bw'iteka. Biduhesha no kuzabona ubugingo bw'iteka. Ni ibintu byinshi dushobozwa, duhabwa mu buryo bwo kwakira Kristo. Ni ibintu byinshi duhabwa mu buryo bwo kunesha mu gihe turi muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Paulo avuga muri urwandiko, avuga ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo hari uburyo bwo kunesha muri areas zose, mu buryo bwose, mu mpande zose, mu byo waba ukora byose, tutarebye no mu buryo bw'icyaha gusa, tukareba no mu buryo bw'imikorere bw'ibyo dukora byose. Kristo niwe uduha kunesha. Waba ukora business runaka, kugira ngo ushobore kunesha uburiganya bw'umwanzi no gutsinda imikorere yose y'umwanzi izana guhomba, izana gutuma umuntu adatera imbere, kubera ko Bibiliya avuga ngo uwo nguwo yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Muri Yohana ibice bya 10:10, uwo nguwo yazanywe no kwica, kwiba no kurimbura. Ariko uyu mwana w'Imana Yesu Kristo we yaraje kugira ngo tubone ubuzima, kandi ubuzima bwinshi. Iyo rero bivuga ko harimo ubuzima bwinshi, harimo ubuzima bwo gukizwa bwo mu mwuka, bwo kubona, bwo kujyana ubusabane n'Imana, harimo ubwo buzima bwo kumva ibikorwa byo mu buryo bwo mu mwuka, kubera yuko tubishobozwa na Kristo mu kumwakira, aduhaye umwuka we nk'umufasha akaza kubana natwe. Ibyo byose bigenda bihura n'ibyo nanone duhura nabyo mu buzima busanzwe bwacu. Tuvuga wenda nk'ubwo mu buryo bw'ubucuruzi, umwanzi aba ashaka kugira ngo uhombe, aba ashaka kugira ngo bisenyuke, ashaka kugira ngo we gutera intambwe bigaragare yuko ntacyo bimaze, ntacyo byakugezaho. Ariko iyo hariho ubu buryo bwo kunesherezwa na Kristo, umuntu aba ashobora gutsinda n'ubwo buriganya bw'umwanzi akoresha kugira ngo umuntu ashobore no guhomba, ashobore no kuba adashobora gutera imbere. Haleluya. Ni byiza rero yuko tumenya neza ubutsinzi dufite muri Kristo, kugira ngo noneho umwakire cyangwa umwemerere, ariko unazi n'icyo agiye kumara mu buzima bwawe, unazi n'inyungu ufite mu buzima bwo kumwakira. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome iki gitabo cy'Abaroma, dusome ibice byaho 8, ibice byaho 8 dere ku murongo wa 31, dere ku murongo wa 31. Aravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Niko umutwe w'amagambo uvuga. Urumva, iyo Imana iri mu ruhande rwacu, iyo Kristo ari muri twe, kuko Kristo yaje kugira ngo, Bibiliya ivuga ngo nta muntu n'umwe ari gushobora kumenya Imana, nta muntu n'umwe ari gushobora kumenya Imana ngo uretse umwana wayo w'ikinege niwe wayimenyekanishije. Nuvuga ko uyu mwana wayo iyo tumwakiriye tuba twakira Imana mu yandi magambo. Imana ibiri mu ruhande rwacu, Imana ibiri kumwe natwe, Imana ibigendana natwe, Imana ibivugana natwe, Imana ibikorana natwe. Ku murongo wa 31, none ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nuvuga ko ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, ubwo Kristo ari muri twebwe, umubisha wacu ninde? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, Kristo akaba ari kumwe natwe, ni uko twavugaga Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe namwe. Nuvuga ko icyo gihe umuntu ufite Kristo muri we, Imana ibiri kumwe nawe, Imana ibiri mu ruhande rwe. Rero umubisha ntago yashobora kugira icyo akora. Wa wundi wazanywe no kwica, kwiba no kurimbura, ntago ashobora kubona uko yica mu bijyanye n'ibyo urimo gukora, ntago ashobora kubona uko arimbura, ntago ashobora kubona uko yangiza mu buryo bwose ashobora gukora.
niyo yabigerageza ntabigeraho, kubera yuko udutsindishiriza, utuneshereza ku mubisha wacu ari kumwe natwe, ari muri twebwe. Niyo mpamvu hano bavuga umubisha wacu ninde wahaguruka, ninde waduhagurukira, ninde wahaguruka kuturwanya. Ubwo nibwo buryo umwanzi akora kugira ngo ahaguruke aturwanye, akore ibyo byose byo kwica no kwiba no kurimbura. Ariko iyo Imana iri mu ruhande rwacu, sigara tuvuga ngo umubisha wacu ninde wabishobora gusenya ibyo nubatse, ninde wabishobora kumbuza gutera imbere, ninde wabishobora kumbuza kugira aho ngomba kugera, kubera yuko Imana iri mu ruhande rwacu, Kristo ari mu ruhande rwacu. Rero wumve Kristo ari ukeneye. Abantu kenshi baba bumva hari ibintu bakeneye birenze. Umuntu akumva wenda akeneye kuba yize amashuri menshi, kwiga ni byiza. Umuntu akumva kuba yabona akazi kamuhemba neza, ni byiza. Ariko iyo bitarimo Kristo, iyo bitarimo Imana mu ruhande rwacu, umubisha icyo gihe aba ahari. Haleluya. Icyo gihe umubisha aba ahari. Ushobora kubona akazi keza kaguhemba umushahara mwiza mwinshi, ariko kubera ko umwanzi ahari, umubisha ahari, Imana itari mu ruhande rwawe, Kristo atari muri wowe, icyo gihe umwanzi agira access no kuri wa mutungo, agira access no kuri wa mushahara. Ukajya ujya guhembwa amadeni ari amadeni, ukajya guhembwa abana bari mu bitaro bose, ukajya guhembwa ibibazo ari ibibazo, ari byo ukemura gusa, ugahora muri ibyo ngibyo, ntushobore gutera imbere, nta saving, ntaki, kubera yuko umubisha ni uri mu ruhande rwawe. Niyo mpamvu wa Kolosayi cyo cyanditswe ndagikunda, bakunda kivuga ngo Imana yadukuye mu bwami bwo mwijima mu kubwura urupfu rwa Kristo. Ubwa Kristo umwana wayo dukurwa mu bwami bwo mwijima, dukurwa muri ubwo bwami, twinjira mu bwami bw'umucyo, ari bwo bwami bw'umwana w'Imana. Nuvuga iki? Nuvuga ko niyo ufite ako kazi kaguye mu mushahara mwiza, ariko ukaba ukiri muri bwa bwami, nuvuga ko umwanzi aroparatinga, afite uburenganzira bwo gukora ku buzima bwawe no ku mushahara wawe no ku kazi ndetse. Kubera iki? Kubera yuko uracyari muri bwa bwami, uri munsi y'ubwo bwami, nibwo bukuyobora, nibwo bugutwara, nibwo bugutegeka. Niyo mpamvu tuba dukangurira abantu kujya muri Kristo, kuko ni mu bwihisho. Niyo mpamvu Zaburi ya 91 uba ibivuga ngo uri mu bwihisho bw'Isumba byose azahora mu gicucu cy'Ishobora byose. Haleluya. Hari ubwihisho ukeneye kuba mu mwene data, hari amababa ukeneye kwihishamo, hari ubwihisho ukeneye kubamo. Ubwo bwihisho si ubundi, ni Kristo umwana wayo, ni ukwakira Kristo umwana wayo, ukaba ubaye mu bundi bwami, ukaba ubaye winjiye ahantu ushobora kuba mu bwihisho. Haleluya. Kandi niyo tuvuga ubu buryo bwo kumwakira, ni muri iri zina rya Kristo Yesu twizereramo, tukakira uyu mwami Yesu Kristo umwami w'abami. Kandi biri kavuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara muremure abantu bahungiramo, abakiranutsi bahungiramo bakagubwa neza. Iyo ufite Kristo uba ufite izina ry'umunara muremure, ufite ubwisho bw'ahantu harehare umwanzi atagera, umwanzi adakora, umwanzi atoparatingira. Rero tekereza no muri ibi bihe twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, nibibe kurya no kunywa, nibibe kwambara neza, ni byiza ibyo nabyo, ariko utangire kumutekereza neza, umutekereze mu buryo burenze. Uzarebe buriya niyo ari kuri Noheli, n'abantu benshi nubwo baba badakijwe, Noheli barayizihiza, n'umunsi mukuru urabaryohera, bumva ari byiza nyine, kubera ko harimo ibyo byo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo ibyo kwambara. Abantu benshi nibyo baba bareba, ariko dukwiye kurenga urwo rwego nk'abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, nk'abantu bazi ubutsinzi dufite muri we. Ni nabyo tuba tugomba gukomeza gukangurira n'abandi no muri ibi bihe, nibahere mu kurya neza no mu kunywa no mu kumva uwo munezero gusa, kandi ari uw'akanya gatoya ku buzima bwabo, kubera yuko batari muri Kristo, atari muri bo. Iyo ari muri wowe nibwo ushobora kugumya kubaho n'uwo munezero. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, amahoro isi idashobora gutanga, niyo mahoro mbahaye. Niba ko iyo ukiri mu bwami bw'umwijima, amahoro ntabwo wayabona, kubera ko atangwa na Kristo.
wabona y'isi kubera ko wabonye umushahara mwinshi, ariko ejo ntago azakomeza kubera yuko uyu mushahara ntago uri bukomeze kuba urinzwe kubera ko uri mu bwami bw'umwijima. Haleluya. Ni byiza yuko aya magambo abadukurikira mugira murushaho kuyumva, waba ukijijwe bikarushaho kuryoha cyane no kurushaho kubyumva, kugira iyo myumvire yabyo. Waba udakijijwe nabyo bikaba byagufasha ugashobora kwakira uyu mwami kugira ngo agukure muri ubu bwami, akwinjize mu bwami bw'umucyo, mu bwami burimo amahoro, mu bwami burimo umunezero. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 32, mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Aya magambo, ubwo itimanye umwana wayo yari Bibiliya muri Yohana igice cyayo cya mbere tubwira yuko jambo yahorezeho yahoranye n'Imana. Uwo ni Yesu Kristo bavuga. Yahoranye n'Imana, ariko ava muri ubwo bwiza, ava muri ubwo bwami bwo mu ijuru, ava muri icyo cyubahiro, yemera kuza mu isi, yambara kamero k'umugaragu w'intama, k'umugaragu, ahinduka umwana w'umuntu, ahinduka umuntu, yihindura umuntu. Ari nabwo tuba duserebura kuri Noheli ejo yuko twabonye umwana yatuvukiye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Umwana yatuvukiye. Reka dusome Yesaya ibice byaho 9, twumve uyu mwana iyo yatuvukiye ukuntu yabimeze. Umwana yatuvukiye, avuga umutwe w'amagambo uravuga ngo ni ibice 9 Yesaya, avuga ngo ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Kadusome ku murongo wa 5. Nuko umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Haleluya. Urumva, umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu. Ibyo nibyo ejo tuba twizihiza tuvuga Noheli yabaye. Iyo Noheli yabaye tuba twizihiza uyu mwana watuvukiye. Ariko uyu mwana dukwiye kurenga uburyo bwo kumureba nk'umwana, kumureba muri celebration nk'izo abantu babyaye n'ubundi, ahubwo tumurebe mu mbaraga z'uburyo azabaje. Yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Ni umutware, afite ubushobozi, afite imbaraga, afite ubushobozi muri byose. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Nuko ko uyu nguyu ashobora gucungura abantu, ashobora gukiza abantu, ashobora gukura abantu mu bubata runaka, ashobora gukura abantu mu kintu cyabatsikamiye akakibakuramo kubera ko ni umutware. Haleluya. Ngo azitwa igitangaza, azitwa umujyanama. Haleluya. Azitwa igitangaza, azitwa umujyanama. Iyo tumwakiriye umufite muri wowe, tangira gutanga inama muri wowe. Aho wigiraga inama ukumva ari zo z'ukuri, kandi kenshi zikaba zikujyana mu bibazo, zikakujyana mu gihombo, zikakujyana ahantu udashobora kunguka, Kristo iyo aje muri twe aba umujyanama muri twebwe. Aba umujyanama akatugira inama z'ibyo dukwiye gukora byiza kandi bishobora kuduhesha umugisha, bishobora kuduhesha amahoro, bishobora gutuma twinjira no mu butsinzi twavugaga, twinjira no mu kunesha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bakomeza bavuga ngo Imana ikomeye, azitwa n'Imana ikomeye. Iyo tumufite tuba dufite Imana mu ruhande rwacu, nibyo twavugaga mu Baroma hariya. Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Kuko Kristo ni Imana ikomeye, ari muri twebwe. Iyo tumufite aba ari Imana ikomeye mu ruhande rwacu, tuba turi abatsinzi no kurushaho, kubera yuko ni Imana ikomeye, afite ubutware, afite ubushobozi. Data wa twese uhoraho, ni na data wa twese n'uhoraho. Ntago adutsindishiriza muri periode runaka, ntago adutsindishiriza muri sezo runaka, oya, ahubwo ni ibintu by'iteka, kubera yuko ahoraho. Umwami w'amahoro, ni umwami w'amahoro. Yesu Kristo ni umwami w'amahoro. Ushobora kuba muri mu buzima muri iki gihe
nubwo tuvuga ngo turimo gusoza umwaka, turimo kwinjira mu bihe byo gusoza umwaka, mu bihe bya Noheli, usanga ari ibihe by'umunezero mu bantu batandukanye, mu ngo zitandukanye, mu miryango itandukanye. Ariko ushobora gusanga hariho n'imiryango uyu munsi idafite amahoro. Umugabo n'umugore ari ibibazo, abana n'ababyeyi ari ibibazo, nta bwumvikane buhari, nta mahoro ahari. Mukeneye Kristo ngo azane amahoro mu rugo rwanyu. Mukeneye Kristo kugira ngo azane amahoro, kubera ko ni umwami w'amahoro. Ni umwami w'amahoro. Mwamwakira yazana amahoro mu rugo rwanyu, mugasoza umwaka mumeze neza, munezerewe, mwishimye, ari nta ntambara, ari nta bibazo, kubera yuko uyu mwami w'amahoro azana amahoro mu mitima yacu. Haleluya. Kavuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe. Haleluya. No gutegeka kwe n'amahoro bizagwira. Haleluya. Nuko agutegeka kwe n'amahoro bye bizagwira. Biragwira mwene data, ntabwo ari muri iki gihe cya Dawidi gusa, ahubwo no muri iki gihe cyacu biragwira. Gutegeka kwe n'amahoro biragwira. Ukagumya kumva uyobowe neza, ufite umugenga, utari wowe ngo wigenge, ufite umuyobozi mwiza, ufite umujyanama mwiza, ufite Imana ikomeye muri wowe, ufite umwami w'amahoro. Amahoro akagwira. Haleluya. Ngo bitagira iherezo kugira ngo bibukomeze. Haleluya. Urumva ni nako biba bimeze. Iyo ubu bwami n'amahoro bigwiriye, nibyo navugaga mu miryango imwe n'imwe, mu ngo zitandukanye, mu ngo zacu, uko gutegeka kwe kugwiriye mu rugo rwanjye, uko amahoro agwiriye mu rugo rwanjye. Haleluya. Uko gutegeka kwe, amahoro ye bigwiriye mu rugo rwanjye, bituma n'uru rugo rukomera, bituma ubu buzima bw'urugo bukomera, bituma uyu muryango ukomera. Turabifuriza kuba muri Kristo kugira ngo imiryango yanyu ikomere, kuko ubwami bugiye bufite uburyo inzego, n'urugo rwayo n'ubwami ku rwego rwabo. Ushobora kumva ukeneye ko bukomera mu buryo bwo gukomezwa n'umwami w'amahoro. Amahoro no gutegeka kwe bikagwira mu rugo rwawe, bikagwira iwawe, ngo bibushyikirize guca imanza zitabera no gukiranuka. Haleluya. Iyo ubu bwami bw'amahoro, uku gutegeka kushingiye ku mahoro, muri ubu bwami bw'umwami wacu Yesu Kristo, bukaba bugwiriye muri wowe, buzana, ntabwo bupfa kuza gusa, ahubwo buzana uko gukomera, bwangiza bukazana guca imanza zitabera. Ntugire abantu urenganya, ntugire abantu ucira imanza, ukaba uri umuntu bizanye no gukiranuka muri wowe. Haleluya. Ubu bwami bukazana no gukiranuka muri wowe, uku gutegeka kwe kw'amahoro kukazana gukiranuka muri wowe, kukazana gushobora guca imanza zitabera. Ntubeho urenganya abandi, ntubeho uri umuntu uca imanza zishobora gutuma abandi bajya mu kaga, abandi bahura n'ibibazo, ahubwo ukaba uri umuntu uca imanza zitabera. Imanza zitabera, gukiranuka kukagwira. Ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ni byo kuva wakiriye Kristo kuzageza iteka ryose, kuzageza agarutse. Ntabwo ari ibintu byo mu myaka 2, by'imyaka 5, oya, ni ibintu by'iteka ryose. Kandi urabikeneye, nanjye ndabikeneye, n'undi wese arabikeneye. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Haleluya. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Iki gihe reference ku ngoma y'umwami Dawidi, ariko bigaragara no muri iki gihe umuhanuzi Yesaya abihanuye, bigaragara ko ari ibintu by'igihe kizaza. Ariko turashimira Imana yuko Imana yabisohoje mu gihe cyacu, bikaba birimo gukora mu gihe cyacu. Uyu mwami akaba yakirwa mu gihe cyacu, tukaba turi abantu batsindishirizwa mu gihe, muri iki gihe cyacu turi abantu bafite ubwo buntu bwo gutsindishirizwa no guhabwa amasezerano akomeye, kubera yuko atuma twinjira mu masezerano.
kuko Bibiliya avuga ngo amasezerano yose ni yego na amina muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana itugirire neza, Imana idufashe kugira ngo dukomeze kumva tunyuzwe n'uyu mwami kandi tumwemera nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu nkuko twamwakiriye, ariko dukomeza kumwemera. Abataramwemera namwe mwumve ari amahirwe, ari ubuntu mugiriwe kugira ngo mumwakire. Yesu nashimwe cyane. Reka dukomereze handi mu Baroma aho twari tugeze ku murongo wa 32. Mbese ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Iyo iyi Imana iri mu ruhande rwacu ikaba yaratanze umwana wayo, tukaba tubizi neza uyu munsi turabagabo bo guhamya yuko Imana yatanze umwana wayo, kubera ko muri Yesaya ubwo twasomaga byari amasezerano azaba, ariko uyu munsi turabagabo bo kubihamya kubera yuko byarasohoye mu gihe cyacu, birimo gukora. Yesu Kristo ni umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, twaramwakiriye. Hari ibyo akoze mu buzima bwacu bitandukanye tuzi neza, dushobora guhamya, dushobora kuvuga, twabwira abantu bitandukanye. Haleluya. Rero ibyo nibyo bigaragaza yuko niba itarimanye umwana wayo ikamuduha, yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Nta kintu twaburana Imana, ntacyo twaburana iyi Imana iri mu ruhande rwacu, ntacyo twaburana iyi Imana idukunda, yadutangiye igitambo ikaduha umwana wayo, ntacyo twayiburana kuko icyari gikomeye cyari umwana wayo. Ubushize twavugaga iby'igiciro cy'amaraso ya Kristo yatanzwe, twaguzwe, tuvuga ngo twaguzwe igiciro cy'amaraso gikomeye. Rero niba waraguzwe igikomeye, hari ibintu utabura, hari ibintu udashobora kubura muri iyi si y'abazima, kubera yuko iki giciro warakibonye, iki giciro warakiguzwe n'icy'amaraso ya Kristo. Ubwo Imana itimanye umwana wayo ngo amene amaraso ku bwawe, yabuzwa n'iki kumuguhana n'ibindi byose? Ni gute wabura akazi? Ni gute wabura ishuri? Ni gute wabura urubyaro? Ni gute wabura nubwo waba ureba uyu munsi utarabishyikira ibyo byose, utekereza ibyo byose, wibwira, ukomeza kwizera Imana, niyo kwizerwa, bizasohora mu gihe cyayo. Ibyo ngibyo uwumva uhagaze uvuga ngo ibi nibi umwaka urashize nabibonye, ibi nibi umwaka urangiye nabibonye, ndetse usanga abantu benshi barimo kwicaho urubanza, uyu mwaka ntacyo wamariye, uyu mwaka ntacyo nakoze, uyu mwaka ntacyo ninjije. Ambwira, reba renga 2020, renga 2020, winjiye muri 2021, Imana yakoramo ibitangaza, Imana yakoramo ibitangaza, Imana yakoramo ibirenze ibyo wibwiraga n'ibyo watekerezaga muri uyu mwaka wa 2020 wumva utabonye. Reka kwiciraho urubanza, reka kwiciraho iteka, reka kumva yuko hari ibyo utakoze, reka kumva ko hari ibyo utatunganije, ahubwo renza amaso, winjiye mu wundi mwaka, uwutekerezemo ibyiza, ubitegereze, kandi umwami Imana azabisohoza mu gihe cye gikwiriye. Haleluya. Yesu Kristo akora ibikomeye mu buzima bwanyu. 33. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Haleluya. Ibyo twavugaga byo kwishinja, byo kwiciraho iteka, ambwire, niba Imana itagucaho urubanza, uriciyaho urubanza kubera iki? Kuko Imana niyo idutsindishiriza, Kristo niwe wadutsindishirije. Reka kwiciraho urubanza, reka kumva ko utabishoboye, reka kumva ko watsinzwe, reka kumva ko wananiwe. No, ntabwo wananiwe. Ejo ni heza, ejo birashoboka. Ibyo utashoboye uyu mwaka, ahubwo bitekereza yuko ejo umwaka utaha bizakunda. Wongere ubikore, wongere ubisubiremo, we kunanirwa, we kwiciraho urubanza. Nta muntu uduciraho urubanza, nta muntu uturega. Niba rero ntawe ukurega, reka kwirega, reka kwishinja, kubera yuko Imana niyo idutsindishiriza. Kristo niwe udutsindishiriza, ntago adushinja, ntacyo aturega, ntacyo atuburanya, kubera ko igiciro cy'amaraso yamennye cyari kugira ngo adutsindishirize, cyari kugira ngo aturegure, cyari kugira ngo adushinjure. Rero reka kwishinja, reka kwiburanya, reka kugira ibintu na bimwe wigerekaho, ahubwo tekereza ejo hazaza, ejo ni heza. 34. Ninde uzaciraho iteka? Ninde uzaziciraho iteka? Ninde uzaziciraho iteka? Abantu benshi no muri ibi bihe
bigiye bitandukanye biba birimo ibyorezo bitandukanye, uba usanga abantu benshi bavuga ni igihe cy'igihe cya nyuma, n'igihe cya nyuma, n'igihe cyo gucirwaho iteka, n'igihe cya nyuma, isi irarangiye. Ariko reka mbwire, wowe ntabwo ushinzwe iby'ibihe. Kristo niko yavuze. Kristo yaravuze ngo ibyo ntabwo ari ibyanyu kumenya, ibyo si ibyanyu kumenya, ibyo ni ibya Data wa twese wenyine, niwe ubizi wenyine. Ibyo si ibyacu kumenya. Iby'iminsi y'imperuka ntabwo ari ibyacu. Reka kwiciraho iteka, kuko ntabwo ni Imana ntiguciraho iteka. Kristo ntaguciraho iteka. Ninde waguciraho iteka? Reka kwemeranya n'ibyo n'inkuru ziba zivugwa hirya no hino. Igihe cyo gucirwaho iteka kirageze, igihe cyo kurangira cy'isi kirageze. Oya, nubwo cyaba kigeze, twizeye Kristo umwana wayo. Yaradusezeranije, aratubwira, simbasize nk'imfubyi, simbasize mwenyine, ngiye kubategurira ahanyu. Yohana 14. Ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane. Kwa Data hari amazu menshi, iyo atabayo mba mbibabwiye, ariko ngiye kubategurira ahanyu. Haleluya. We kumva ufite ubwoba niyo ibyo bivugwa byaba. Ntabwo duhakana yuko umunsi w'imperuka waba, ntabwo tubihakana, ariko nta nubwo dushinzwe kumenya, nta nubwo dushinzwe kumenya igihe cyawo. Ariko nunaba uko bimeze kose, twiteguye ko Kristo azagaruka gutwara itorero rye. Twiteguye ko Kristo azaza gutwara abo yacunguye, abo yatsindishirije. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye. Ninde waduciraho iteka? Kristo niwe waziciraho iteka. Niba se Kristo yadupfiriye iteka, gucirwaho iteka biguteye ubwoba gute? Biguteye ubwoba wiki? Kuko Kristo icyaba kibabaje nuko Kristo yanciraho iteka. Ariko ntibishoboka, kubera ko Kristo yaradupfiriye kugira ngo aducungure, adukureho urubanza rw'iteka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo ndetse akaba yarazutse ari buryo bw'Imana adusabira. Haleluya. Urumva, muri isi ntabwo uri umuntu wo gucirwaho iteka. Muri isi ntabwo uri umuntu wo kurimbuka. Nubwo ibyo byaba by'umunsi w'imperuka abantu batekereza, uteye ubwoba abantu bavuga, nubwo waba ukwiye kuba utekereza uyu Kristo uri iburyo bwa Data adusabira kugira ngo tutazarimbuka, adusabira kugira ngo tutsindishirizwe, adusabira kugira ngo tudasubira inyuma, adusabira kugira ngo tutananirwa muri urugendo, adusabira kugira ngo tuzahure nawe kuri wa munsi. Dufite ubutsinzi muri Kristo, dufite amahoro muri Kristo, dufite imbabazi muri Kristo, dufite ubuntu muri Kristo Yesu. Uyu Kristo mwumve neza, uyu Kristo mutekereze ku rundi rwego, ku rwego ariho. Ureke kumutekereza ku rwego wumva, ku rwego uzi, umutekereze ku rwego ijambo ry'Imana rimuvuga uko ari. Haleluya. Kadusoreze kuri uyu murongo wa 35. Ninde wadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota, cyangwa ni na covid, cyangwa ni ibiki? Ibyo bintu byose uko bingana kose, uko babivuga ngaha, ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo wemeye kudupfira, wemeye kuza ngo adutsindishirize? Ni iki cyadutandukanya nabyo? Impamvu kenshi abantu baba bumva banatekereza n'ibyo bintu byose birimo nk'ibyo tuvuga byo kurenganywa n'ibiki byose, ibyo byose nuko abantu badatekereza urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu. Nuko abantu badatekereza urukundo Kristo yadukunze, rwatumye aza kudupfira kugira ngo aducungure, kugira ngo adukure mu bubata. Urwo rukundo iyo urutekereje rurushaho gutuma wumva urenze kurenganywa, wumva urenze icyorezo, wumva urenze ikintu icyo ari cyo cyose, kubera ko urukundo rwa Kristo rurenze byose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome n'uyu murongo wa 36. Ngo nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira, bakuduhora,
twahwanyijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri byo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Uyu niwe Kristo twavugaga. Muri buri kintu cyose turondoye hejuru aho ngaho, mu mibabaro yose yo kuri iyi si, turushishwaho kunesha. Muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze akatwitangira, ariwe Kristo umwana w'Imana. Uwo niwe butsinzi bwacu, uwo niwe udutsindishiriza. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka atugirire neza, akomeze gutuma turushaho gutekereza ayo magambo, gutekereza iryo jambo ry'Imana rivuga ubwo buzima dufite muri Kristo Yesu. Haleluya. Kristo Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze dusome mu isezerano rya kera, some Gutegeka kwa kabiri, some ibice byaho 20. Gutegeka kwa kabiri ibice byaho 20, some umurongo waho wa 4. Kuko Imana yanyu ariyo ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Haleluya. Reka dore ku murongo wa 1 kugira ngo byumvikane neza. Nutabara kurwanya, ahano baravuga ngo n'amategeko y'intambara. Amategeko y'intambara atarimo ngo ukora ibi ubigenze gutya, ahubwo arimo kwizera Imana, arimo kwiyegurira Imana. Nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzabatinye, kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Haleluya. Ahura n'intambara zikomeye. Tureke n'abangaba bahuraga n'izo ntambara zitandukanye z'amafarashi n'amagare. Uyu munsi hari ibyo wabuhura nabyo bimeze nk'aya mafarashi, bimeze nk'aya magare, ariko ijambo ry'Imana rivuga ntubitinye kubera yuko Imana iri kumwe nawe. Emmanuel ari kumwe nawe, Kristo ari kumwe nawe, Imana iri kumwe natwe. Kristo yavukiye muri iyi si mu buzima bwacu. Imana iri kumwe natwe. Ntugire ibintu utinya, ntugire ibintu wumva bimeze nk'aho bikumere nk'aya magare n'amafarashi. Zaba ari indwara, byaba ari n'ibindi bintu bitandukanye, byaba ari amadeni, byaba ari imisoro. Dore turimo turasoza umwaka, abantu baba bari mu misoro n'iki. Uko bimeze kose, ntihagire ikintu kigutera ubwoba, kubera yuko hari Imana iri mu ruhande rwawe. Hari Imana yagutabara mu mwanya uwo ari wose. Hari Imana yakurengera umwanya uwo ari wose. Hari Imana yagukiza umwanya uwo ari wose. Kuko niko hano bavuga yuko kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Haleluya. Kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu, ababwira ati, nimwumve Bisiraheli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya. Imitima yanyu nticogore, nimutinye, nimuhinde umushyitsi, nimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Haleluya. Ni ibiki wumva uhuye nabyo muri iki gihe? Ni ibiki wumva bikomeye? Ni ibiki wumva biremereye? Wageranya n'aya magari n'amafarashi, wageranya n'ababisha bafite intwaro zikomeye, wageranya n'ibintu bimeze nk'aho bishaka kukwica, ariko utekereze iyi Mana, ijambo ryayo ryatubwiye ngo iri mu ruhande rwacu. Iyi Mana yitekereza yuko ntabwo iri kure yawe, ntabwo iri kure. Uyitabaza nk'aho itari hafi, wivuza induru nk'aho itari hafi. Haleluya. Zaburi iravuga ngo ko uvuza induru, ko utakamba cyane uvuza induru, umucunguzi wawe yapfuye. Haleluya. Dufite Imana ihoraho y'igihe cyose, y'iteka ryose, itari igihe runaka. Rero wizere iyo Mana, muri Kristo umwana wayo harimo ubutsinzi bwagutsindishiriza muri buri kibazo icyo ari cyo cyose, muri buri situation iyo ari yose urimo gucamo muri iki gihe. Ye gutuma umunezero uwo mu mpera z'umwaka utawubona, wo kumva unezerewe Imana
kubikurinza amezi yose 12 ukaba ugejeje iki gihe ugihumeka umwuka w'abazima, ukiri kumwe n'abana bawe, ukiri kumwe n'umuryango wawe, ukiri mu kazi ukora, ukiri mu bintu byose wari ufite ubayemo muri uyu mwaka wose, Imana ikaba yarabikurindiyemo, ukaba ugejeje iki gihe, bitume urushaho kwizera iyi Mana, ariko cyane bitume urushaho kwinezererwa no kwishimira. Uyu mwaka uzamura amaboko yawe, ushimira Imana, ubwira Imana uti Imana warakoze kungira neza, warakoze kundinda, warakoze kumpa agakiza, warakoze kumpa umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ancungure, ambature mu bubata, ankure mu mwijima, akora ibikomeye mu buzima bwanjye. Hari ibintu byinshi yakoze, usubiza amaso inyuma urabibona. Uhere mu kwezi kwa mbere, uhere mu kwezi kwa mbere ugenda ubitekereza, uraza kubibona ni byinshi, ariko umwanzi kenshi aduhuma amaso akatwumvisha ko ntabyo, nta cyabaye, ntacyo nagezeho, ntacyo nakoze, ntacyo nungutse. Ahubwira hari icyo wungutse, kuba ukiriho byonyine ni inyungu ikomeye iguhesha kuzambana ibirenze ibyo wumva utekereza ko utabonye. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka dusome Abaheburayo. Iri ni ijambo abantu benshi bakunda kuvuga. Abaheburayo ibice byaho 4, Abaheburayo ibice 4, dusome ku murongo wa 12. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose. Iyo tuvuga ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, iri jambo ubwaryo Bibiri igaragaza yuko iri jambo ari Kristo umwana w'Imana, niwe waje, niwe jambo ry'Imana. Iri jambo nturitekereze nk'inyuguti dusoma gusa, nkuko wasoma inyuguti zo mu bindi bitabo tujya dusoma na za silabisi zitandukanye, ahubwo iri jambo uritekereze mu mbaraga za Kristo, mu mbaraga z'Imana, kuko Bibiri yavuze ngo rifite ubushobozi, rifite imbaraga kandi nirizima. Iri jambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose. Rifite imbaraga, rifite ubugi buruta ubw'inkota zose. Niki kimeze nk'inkota muri iki gihe wumvaga kirimo kwangiza ubuzima bwawe, kirimo gukatagura, gikata ibintu byose wumva bijyanye n'ubuzima bwawe, ukumva bitariho. Utekereze iri jambo rirenze ubwo bugi wumva. Utekereze iri jambo turimo kuvuga, iri ngiri ryo gucungurwa, ry'ubutsinzi dufite muri Kristo. Uritekereze hejuru y'ikimeze nk'inkota cyakereraga ubuzima bwawe. Wumvaga ubuzima bwawe burimo bugenda, wumvaga ibintu birimo bigaragara yuko bipfuye, bitakigaragara, bitakiriho, kuko iyi nkota nta kindi ikora usibye kwica. Niyo y'umwanzi, niyo nkota y'umwanzi akoresha, wazanywe no kwica, kwiba no kurimbura. Niyo nkota afite, ariko ijambo ry'Imana rirenze iyi nkota, rifite ubugi buruta ubw'inkota. Ijambo ry'Imana rifite ubugi buruta ubw'inkota umwanzi yakoresha. Haleluya. Ibyo ubona arimo kwangiza bimeze nabi, uhagarare ubihanurire, ubibwire ngo ntago ariko bizaba. Siko bizaba ku bategereza Uwiteka. Ntago bazakorwa n'isoni, bazasubizwamo intege, bazaguruka nk'ibisiga, baziruka ntibazananirwa, bazagenda ntibazacogora. Tekereze bene ayo magambo, uvugane na business, uvugane n'umushahara, uvugane n'akazi, uvugane n'abana, uvugane n'iburi kintu, ubihanure, ubibwire ngo ntago ariko bizaba. Uko umwanzi abitekereza siko bizaba. Ntago uzakorwa n'isoni, ntago nzakorwa n'isoni. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, Imana iri mu ruhande rwacu. Umubisha wacu ninde watushobora, ninde watunesha? Kandi Imana inyembaraga mu ijambo ryayo rifite imbaraga zikomeye, iri kumwe natwe, ngo rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugi n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umushokoro, kandi
rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Haleluya. Mu mutima hari ibyo waba ugambirira, hari ibyo wibwira, hari ibyo utekereza. Iri jambo rifite ubushobozi bwo kubirondora, bwo kubisobanura. Hari ibyo waba wibwira ugambirira mu mutima bitari byiza. Iri jambo rifite ububasha, rifite ubushobozi bwo kubirondora, rikakubwira yuko bidakwiriye. Iri jambo rifite ububasha kubw'ibyo waba urimo kwatura uyu munsi bimeze nk'ubuhanuzi urema. Iri jambo rifite ububasha bwo gutuma bishyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu tuba tuvuga ubwo buryo bwo guhanura, ubwo buryo bwo kwatura, ubwo buryo bwo kurema, bwo kugira ibyo uvuga mu rugo, bwo kugira ibyo uvuga mu buzima bwawe, ukabyatura ukabirema. Haleluya. Kera babaye buhamya gakeya, kera umukozi w'Imana umwe yigeze kutwigisha, arimo avuga bene aya magambo yo guhanurira ibintu bimwe na bimwe, kubyaturaho, kubibwira. Noneho nari mu buzima bugoye, nyimara gushaka mu rugo dufite ubushomeri, ari jyewe ari na madamu, nta muntu n'umwe ukora, nta kintu dufite, kurya ari ibibazo, kwishyura ubukode ari ibibazo. Noneho ntangira kujya mvuga aya magambo yo guhanura, y'ubuhanuzi, yo kwatura, yo kurema. Ndibuka bwa mbere najyaga njya muri stoke, nkabwira stoke iri vide, ahantu twari twarakodesheje, inzu yabo yari yubatse nyine ifite stoke. Iyo stoke ibyo twari dufite byari byarashizemo. Noneho nkajya muri iyo stoke ngasenga, nkabwira stoke ufite amatwi urumva, hano muri wowe ndashaka kujya mbonamo umufuka w'umuceri, umufuka wa kawunga, amavuta, ibishyimbo, ibitoki, ibiribwa byose, isukari, ibintu byose, amafu. Sinshaka kuba muri stoke wowe ubyumve, ugomba kuba ufite byose, ugomba kuba ubyujuje. Haleluya. Ariko ndatangara, Imana iteye ubwoba. Imana ibi bintu iyo tubivuga, kubera ko ni ijambo ry'Imana, rifite ubutware, rifite ubushobozi, rifite imbaraga, ni ijambo ry'Imana. Iyo tubivuga uyu munsi, ubwo bukode sinkiburimo. Uyu munsi stoke ibirimo ibyo kurya, ibyo bintu byose mvuze, ibyo bintu naturaga byose biba birimo. Ariko Imana ishimwe yuko tutanabirya twenyine, dukoramo tugahana abantu, tugafasha n'abantu b'Imana, tugaha abashonje kugira ngo nabo bashobore kunezerwa. Kuko nicyo gihe impamvu twabivugaga yari kubera inzara twabaga duhuye nayo. Mwene data, no muri bihe bisoza umwaka, ugire umuceri ufite ugabanyeho, ushake ikiro, ugire umuntu ujya mu gisangire, ugire umuntu ugaburira muri iyi minsi, ugire umuntu wumva wakwambika muri iyi minsi, ugire umuntu wumva wafasha muri iyi minsi, nawe ashobore gushima Imana. Ariko igikomeye, hagarara hejuru y'ibintu bimwe ubona byari bipfuye, ubihanurire, umere nka Ezekiyeli. Imana imubwira guhanurira amagufa ya bene wabo ya Isiraheli yumye, adagifite ibyiringiro, akayahanurira kugeza Imana iyashyizemo ubuzima, iyashyizemo umwuka, ikayateraho umubiri. We bivugiye gusa, byature, birakora. Ubyature uyu munsi, uhagarare ku kintu ubona ari ikibazo uyu munsi, ukibwire ubuzima. Niba ari indwara, bushize twarabivugaga, niba ari indwara muri wowe, uyibwire yuko idafite uburenganzira muri wowe, ntabwo ifite icyicaro muri wowe. Umubiri wawe ni icumbi ry'Umwuka Wera, ni ingoro y'Uwiteka. Ntabwo indwara yemerewe gucumbikamo, ntabwo indwara yemerewe guturamo. Ubihanure, ubibwire, birumva. Igihe kimwe uzisanga bitagihari. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kadusoreze kuri iki cyanditswe, dusoreze mu byahishuwe ibice 12. Yesu Kristo ni ubutsinzi dufite, ni ubutsinzi bukomeye cyane, ni ubutsinzi burenze ubutsinzi bwose. Bibiliya iravuga ngo urwandiko rwaturegaga, urwandiko rw'imihango rwaturegaga, urwandiko umwanzi aturegesha, ngo yarubambanwe narwo ku musaraba.
yabambanywe narwo ku musaraba. Hariho urwandiko baba bakuregesha muri iyi minsi. Hari lettre iyo ku kazi yaba igushinja ibintu runaka, uvuge urwandiko rwandegaga Kristo wabambanywe narwo ku musaraba. Wa lettre we, wa dossier we, nta burenganzira ufite muri jyewe, nta bubasha ufite muri jyewe, kubera ko Kristo yaradutsindishirije. Urwandiko rwaturegaga, urwandiko rudushinja, Kristo wabambanywe narwo ku musaraba. Kansoreze muri cyanditswe Yahishuwe ibice 12 duhere ku murongo w'10 ku murongo wa 10. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, none agakiza karasohoye. Haleluya. None agakiza karasohoye. Niyo tuvuga akagakiza k'umwami wacu Yesu Kristo gakubiyemo byinshi twavugaga biri mu butsinzi, birimo gutsindishirizwa akagakiza. None agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo. Haleluya. N'ubutware bwa Kristo wayo. Nuvuga ko akagakiza gasohoranye n'ubwami n'ubushobozi bw'Imana yacu, harimo n'ubwa Kristo n'ubwa Kristo n'ubutware bwa Kristo wayo. Muri Kristo umwana wayo, muri Kristo wayo dufite ubutsinzi, dufite ububasha, dufite ubushobozi. Biravuga ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpio n'izindi mbaraga zose z'umwanzi. Dufite ubutware, dufite ubushobozi. Mwene data, niwemere ko bikugiraho ubutware, wemere ko bikugiraho ubushobozi. Ufite ubutware hejuru yabyo, ufite ubushobozi hejuru yabyo, kubera ko muri Kristo dufite ubushobozi. Haleluya. Ngo kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Uyu mwanzi wahoraga arega bene data, aturega kubera yuko yambuye ubushobozi, atagifite ubwo bubasha bwo kongera kuturega, ku bwa Kristo umwana w'Imana, ku bwa Kristo uyu nguyu. Ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, ntuterwe ubwoba n'ibintu ubona, ibintu bijyanye n'urupfu n'ibindi bimeze nkabyo, ntibigutera ubwoba, ahubwo ukomeze kwatura no kwamamaza ijambo ry'Imana. Ukomeze kwatura no kwamamaza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga, rifite ubutware, rifite ubushobozi. Ukomeze kuryatura, ukomeze kuryatura. Nubwo byaba ku munota wa nyuma ubona ko ibintu bimeze nabi, uryature mu mutima. Ushobora no kuba urembye utavuga, ariko mu mutima wawe habe hari tekereza. Nigeze kubwira abantu ni ibyo nizera asani mvugisha akanwa kanjye ndi muzima, nubwo naba ndi muri koma, nasinzirana nabyo, nakanguka nabisubiramo. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko biri mu mitima yacu, biri mu mitima yacu. Aho ngaho ntabwo shitani ahagera, aho ngaho satani ntabwo ahagera ngo ashobore kubyiba, ntashobora kuhagera, kubera ko turarinzwe, turi muri Kristo Yesu. Muri we aradufite mu biganza bye, nta kintu cyatuvuvunamo, nta kintu cyadukura mu biganza bye. Aradufite mu biganza bye, ngo data nawe arabaruta bose. Data aradufite mu biganza bye kandi arabaruta bose. Aruta umwanzi, aruta imbaraga z'umwijima, aruta buri kintu cyose kiri kuri iyi si wumvaga kiguteye ubwoba. Haleluya. Ukomeze kwatura ijambo ry'Imana, ukomeze kwizera amaraso ya Kristo. Amaraso Kristo yatumeneye, waguzwe y'igiciro gikomeye. Turashoje. Uwiteka abaho umugisha, abagire neza. Turabasengera ngo umwami Imana akora ibikomeye mu buzima bwanyu, akora ibikomeye mu buzima bwanyu muri izi mpera z'umwaka. Abanezeze, abahe ubuzima, abahe ibyo mwifuza mukeneye ku buzima bwanyu, mu ngo zanyu. Abarinde, abarengere, abarinde indwara, abarinde buri kintu icyo ari cyo cyose. Imigambi yose y'umwanzi itsindwe ku buzima bwanyu.
amahoro ya Kristo ari yaganza muri mwebwe, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kuganza mu buzima bwanyu, n'ijambo rya Kristo rigwire mu mitima yanyu, rikomeze kugwira rifite imbaraga, rifite ububasha bwose mu buzima bwanyu, mu izina rya Kristo Yesu. Uwiteka abahe umugisha, abagire neza, abakoreye ibitangaza, kandi tubifurije gusoza umwaka neza, tubifurije Noheli nziza, tubifurije ibyiza muri iki gihugu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.